Josiane yitanira agatambaro ariko arongera agakuramo aravuga ati n'ubundi ntabwo najya kwigurisha uwangura n'ubundi ntabwo yangura atandeba, ahubwo reka ntegereze nimugoroba wenda aho abantu batari buze kuba bambona neza nibwo ndi buze kugenda nkahagarara hariya hantu nabonye abakobwa bahagarara bigurisha, hanyuma nanjye wenda ngategereza nkareba ko abantu baza kungura, kuko kugira ngo nicwe n'inzara muri iyi nzu umunsi wawe wa gatatu ntarya nta byaruta nkajya kwigurisha, kuko nta kindi kintu ntagerageje, Imana ntizandenganye, Imana ntizandagarire, ntacyo ntakoze, niba ari ubuzima yamitiyemo nyine ubwo nzabaho, kuko ntabwo nakwicwa n'inzara nanone. Josiane ntibwatinze umugoroba warageze aragenda, yarabonye ahantu hahagararaga abakobwa bigurishaga, nawe aragenda arahagarara, nta nubwo yahatinze nta n'iminota ibiri yahamaze, hahise haza umusore amufata akaboko aramukurura aramujyana akomeza kumugenda amukatana mu makaritsiye, nta kintu na kimwe yari azi ku buryo bagura abo bakobwa, yari azi ko ari uko nguko bigenda, baramujyana bamukatana ahantu bamwinjiza mu nzu, yinjiye mu nzu y'uwo musore ahita abona undi musore yicaye aho ngaho muri salo, ahita atangira kugira ubwo aravuga ati none se ngiye kuryamana n'abasore babiri kandi ubwo umuhungu wo musore amukatana aho ngaho n'uwo yasanze muri salo nta n'ikintu bigeze bavugana, aragenda ahita amwinjiza mu nzu mu cyumba, ubwo amwinjije mu cyumba yahise asohoka ahita akinga cya cyumba, arasohoka wa musore aza kuvugana n'uwari uri muri salo. Josiane mu cyumba afite ubwoba bwinshi cyane atangira gutekereza ati ibi ni ibiki bimbayeho, ibi ni ibiki kubera icyo uno musore anzanye agahita anyingirana, ese undi kuki mbasanze ari babiri, se baranshimuse, se bigenze bite, ni ikihe kibazo? Arumva afite ubwoba bwa musore wasohotse rero nawe yahise abwira wa wundi ati ngwino tuvugane, aramufata akaboko, afata wa musore basanze muri salo amujyana hanze, arangije aramubwira ati umva rero Mucyo, ubwo Mucyo wari uwo ngo bari basanze muri salo, ati dore umukobwa ndamukuzaniye, genda wowe ubikore nta kibazo, mbonye kameze nk'akuntu ari akadage samuhawe, ugende nyine ntabwo kari buze kugutera ubwoba, genda ubikore man, uzi umere nk'abandi basore, ese ubundi uzakomeza kumera gutyo ryari? Inzu ndayikwishyurira nta kibazo, ndi buze kugumya ngufashe hano, uragumya ubane nanjye, akazi ujya ugakorera gufasha umuryango niba ufite ibibazo, idere niyandaye ndayikuguriye, genda uryamane, hari ikibazo? Ntabwo iri bukunyuzamo ijisho mbonye wagira ngo ni akadage, nabyo nako nta kintu kazi, ugenda nyine ubikore, ntabwo kari buze kumenya ko ari ubwa mbere ubikoze, kandi niyo kanabimenya ni indaya, nta hantu muhuriye, nta kindi kibazo wowe uri buze kugira, sibyo? Nta handi hantu muzongera guhurasa umukunzi wawe ngo ari buze kunyuzamo ijisho, sibyo? Mucyo ati none se waretse? Ati waretse iki? Nta kintu uri kumbwira ngo waretse, umukobwa namuguze, twe twabyemeranyije, ubwo navuye hano nkubwira yuko nta kibazo ushobora kubigerageza, uri kumbwira ngo waretse iki? Mucyo ati none se Patrick, umusore aba yitwa Patrick, ati none se Patrick waretse wenda ukagenda wowe ukabikorana nawe, at least wenda nanjye nkazabikoresha, kuko ndumva ubu ngubu wagira ngo mfite kusamuha, mfite ubwoba, ntabwo mbizi. Patrick aramubwira ati Mucyo, I trust you, uri umusore uri muzima, aho utazagira mu rugo rwawe bikakunanira, utazajya mu rugo rwawe ugahura n'ibindi bibazo bitandukanye, uzi ko kugira ngo umugore umushaka asanga ibyo bintu utabishoboye byaruta ukabigerageza, none se uzabigerageza ryari? Try it, karakana ibintu byinshi karamenya nibwo kakizamwa biriya bintu, ntabwo kari kugutera ubwoba, wigira ubwoba rero kikugenda ujya mu cyumba ugendemo, hari ibintu byinshi muri buvugane, nawe ikimuzanye arakizi, sibyo? Ugenda uhita ubikora. Mucyo ati ese ubwo nibyo koko? Ati nta kibazo. Ubwo Mucyo aragaruka aza afungura cya cyumba Josiane yari arimo, arinjira. Mucyo ati bite se? Josiane ngo ni byiza. Josiane ubwo afite ubwoba arimo arahagira hejuru. Mucyo ati nose kuri kuhagira cyane, what's wrong, ufite iki kibazo? Ati none se wunzanye atari we winjiye hano, mugiye kuryamana nanjye muri babiri? Mucyo ati hoya, ntabwo ari uko nguko bimeze, nuko njye namutumye ngaza kundebere, ni njyewe tugiye kubikorana gusa, hari ikibazo se? Umukobwa akajya azunguza umutwe asa nk'uri kwemera ubundi ari guhakana, arangije yabwira Mucyo ati none se waretse nkataha basi nkisubiraho, amafaranga yanyu mukayihorera, ko cyari igitekerezo kibi ko n'undi naje ntabishaka, wambabariye? Mucyo aramubwira ati no, wageze hano ugomba gukora icyakuzanye, right? Ubu nta kindi kintu wakora ngo ibintu wiyemeje bisubire inyuma, niyo waba utabishaka ubu bigomba kubaho. Josiane aramubwira ati mbabarira, ndakwinginze, mbabarira, ndagusabye, mbabarira, nisubiyeho, mbabarira, umfashe ne kubikora. Mucyo ati ariko se wowe ahantu bagukuye ntabwo ariko akazi wari usanzwe ukora, ko ndeba ufite ubwoba, ko ndeba wahabutse, iki kibazo ufite ni iki? Mucyo aramubwira ati umva reka nkubwire akantu keza rero, nanjye ntabwo nshaka kubikora, ikintu nshaka umfasha ni kimwe, ndagira ngo uze gusondinga nk'aho ibyo bintu turi kubikora, uriya musore urimo hariya aze kumva ko tugiye kugira gute kubikora. Niba ushaka kutabikora ndakwishyura amafaranga, ariko uze gusondinga tukore urusaku nk'aho turi kubikora kugira ngo yumve ko turi kubikora, ndakwishyura amafaranga 20, nawe ubundi ugenda, hari ikibazo? Umukobwa araturika atangira kurira. Mucyo ati come on, ese ko numva utangiye kurira, ikibazo ufite ni iki?
ndi kukubwira ukuntu tubigenza niba udashaka ko tubikora ariko nturi kubyumva. Umukobwa aramubwira ati none se ubundi kubera icyo uri kumbwira ngo twe kubikora kandi unyishyura? Umukire aramubwira ati kamone kamubwiza ukuri sibyo, njye ntabwo nshaka gukora sex, niyemeje gukora sex n'umuntu tuzabana. Ariko uno musore kubera ko tubana hano aba mu kigara ngo amatabi aba yugira ngo nanjye mere nkawe, yaje kungurira umukobwa rero ngo ndyamane nawe kandi njye ibyo simbishaka. Ariko nanone kubera ko amfasha kwishyura inzu nanjye kugira ngo mfashe umuryango wanjye uri mu bibazo, nishyurira barumuna banjye n'ibintu byose, amafaranga nyine aza ahuriramo n'ibyo bibazo mfite, ntabwo nanone namwirya. Rero yampatirije kuryamana n'umukobwa ku ngufu. Icyo kintu rero ntabwo njye nagikora, nta nubwo ngishaka kugikora, ariko byibuze naza kumva ko twabikoze ari buze kumva aruhutse agomeza amagahinge nanjye nibera hano kugira ngo ngomeze gufasha umuryango wanjye. Iyi Kigali urabizi ukuntu imeze, ntabwo nayibamo ngo bikunde niyishyurira inzu ngo nzabone n'ukuntu mfasha umuryango kuko amafaranga mpembwa ni makeya cyane. Wamfashije ko amafaranga n'ubundi yayanyishyuye ko njye ndibuze kuyakwihera ukankorera iryo kintu ukaza kuvuga nkaho turi gukora iyo sex, ubundi nkaza kukwishyura amafaranga. Josiane amarira yakomeje kurira, aramubwira ati none kuri kurira ikibazo ufite ni iki? Josiane ati ntabwo wabyumva ko nanjye for the first time nari ngiye kuryamana n'umuhungu. Mucyo ati come on wibeshye. Josiane ati ni ukuri ko Imana ishobora byose njye sindabonana n'umuhungu ku nshuro n'imwe. Nanjye ngenda nkubwiye ku buzima bwanjye gatoya, ati papa akimara gupfa mama uwo nitaga mama yahamagaze imbere arambwira ati ntabwo ngushaka, iso yakuzanye hano ntabwo tuzana waturutse, sindi nyoko nyibagirwa. Banyirukanye saa sita z'ijoro, uko nageze i Kigali byo simbizi. Nahuye n'umugiraneza ararama ahantu ho kuba, arambwira ati ibindi nirwarize. Nari maze iminsi 3 ntarya, nafashe icyemezo cyo kujya kwigurisha basi ndavuga ni umuntu uri buze kuryamana nanjye araba yangaburiye cyangwa amena amafaranga nanjye nkomeze kubaho. Nari ngiye gutakariza ubusugi bwanjye ku mugabo ntigeze kunda, ku muntu ntarinzi, naturutse mu rugo ntazi umuntu ngiye kuryamana nawe. None gute uri kumbwira ngo ugiye kumpa amafaranga? Nyine ndi kwibaza ukuntu ibyo bintu Imana ishobora kubihuza, byandenze, ndi kumva ntazi ukuntu bimeze. Mucyo ati uri kuvugisha ukuri? Josiane ati ndi kuvugisha ukuri pe, ntabwo ndi kukubeshya, nuko nguko ibintu byagenze. Mucyo aravuga ati wow, usigara Imana ikurokoye. Ndakubwiza ukuri ko nanjye for the first time nubwo naba ngiye gukora imibonano mpuzabitsina sindanabikora kandi sinifuza no kubikora, ahubwo reka nkwereka akantu dukina. Josiane come on wirira, gabanyijwe ahubwo nkubwira akantu dukina. Ahubwo kuri umusore kashaka kuzajya ngurinda everyday, wazaretse wowe ukazajya uza hariya, noneho nanjye nkaza nkakugura nakwishyura amafaranga yamaye, noneho nkayanguhereza ukajya kwirira, ntitubikore n'ubundi ukagomeza ukarinda isezerano ryawe nanjye ngarinda isezerano ryanjye. What do you think? Uri kubyumva? Josiane amarira yakomeje kuza ari kumfata muhobera cyane, ambwira ati ntabwo wabyumva, ntabwo nigeze mbona umuntu umeze nkawe, ntabwo bibaho, sindi umenya hari ndi kurota. Mucyo akamubwira ati no come on tuze reka dukore icyo kintu, wowe ugiye kuvuga nkaho turi gukora imibonano mpuzabitsina, turasohokamo hano wishyura amafaranga ugende, none nanjye nzagomeza mubwire wenda ko ibyo bintu nabikunze, hanyuma ajye mereza amafaranga cyangwa nanjye nibyo mba nabonye uburyo nzajya nkusupport mu gihe tuzabona akazi kugira ngo nawe ukomeze ubeho. Hari ikibazo? Josiane ati nta kibazo. Ubwo baratangira, ako Josiane aravuga ati none se ndavuga gute? Mucyo ati nanjye ntabwo mbizi, sinzi ukuntu bavuga. Ako kanya ubwo umusore yahise akomanga